Muraho mumeze mute? Mumeze mute? Mba numva nabahobera, mba numva ndi kubakunda cyane rwose kubera ko mwiyemeje gukurikira cyane urugo rwiza. Ubundi urugo nirumara kuba rwiza, umunezero wacu uzaba usesuye. Intego ni ya yindi, ni ugukomeza kubaka urugo rudahoramo amakimbirane, rurimo abantu bishimiye kuba mu rugo rwiza, abantu bashobora kuza bagahagarara mu bandi bakavuga bati oke nge ndemera ko urugo rwiza ruhaba. Ni ikibazo kuba nta bantu bashobora guhamya rwose ko urugo rwiza ruhari, cyaba ari ikibazo gikomeye. Ariko uyu munsi twebwe dukurikiye cano urugo rwiza turemera kandi turemeranywa neza ko hariho urugo rwiza, ariko buri wese mu bashakanye abigizemo uruhare. Uyu munsi turiganirira ku bagore, abagore nyine ba mutima w'urugo. Uyu munsi tugiye kwiganirira. Ubundi iyo urebye abagore benshi pe, ikintu kibanezeza mu rugo ntabwo ari impano cyangwa amafaranga, oya, ubundi umugore buriya ashimishwa n'utuntu duto agenda akorerwa buri munsi, tumwereka ko akunzwe, tumwereka ko afite agaciro, tumwereka ko yubashywe. Utwo tuntu umugore ubundi iyo adufite mu rugo nta bindi bintu birenze aba akeneye. Buriya hari abagore benshi bafite ibyo kurya, imyenda yuzuye inzu nziza, ariko batishimye mu mutima. Kubera iki? Kuko umugore ntabwo akeneye ibintu gusa, akeneye kwitabwaho, kubahwa, kumva akunzwe buri munsi. Urumva rero abagabo tugiye kubamenera ibanga, tubabwire ibintu abagore benshi bakunda gukorerwa n'abagabo babo bakishima. Ikintu cya mbere ni ukumubwira amagambo meza. Kubwira umugore amagambo meza, nubwo mwaba mumaranye imyaka myinshi, umugore aracyakunda kumva umubwira ndagukunda mugore mwiza, ndagukunda, urakoze, uri umuntu w'ingenzi kuri njye, ndakwishimira. Abagore umugabo wakubwiye ndagukunda, wagira akantu ukora merci, uri umuntu w'ingenzi kuri njye. Ikintu cyangora mu buzima ni ukubaho ntagufite. Umugore yahita yongera ibiro ukagira ngo ahorera mayoneze n'ibishyimbo. Urumva umugore rero amagambo meza amwubaka umutima cyane. Abagabo benshi ntimushobora kubwira abagore amagambo meza, ariko ndakumenyesha ko barabikunda cyane, kumubwira nyine amagambo meza. Abagore biranajyanye n'ubundi bakunda kuvugishwa neza no kuvugishwa neza, ntumutontomere ikintu cyose, ikintu cyose uramukanga, ikintu cyose uramuvugisha utamwubaha, oya. Abagore bakunda kuvugishwa neza no kubahwa, kutamutuka, kutamusuzugura, kumva nyine agahora yumvwa nk'umuntu ufite agaciro. Abagore umva utwo tuntu rwose baradukunda cyane. Buriya ijwi umugabo akoresha mu rugo rigena ibyishimo ku munezero w'umugore. Kano murakumvise? Ijwi umugabo akoresha mu rugo rigena ibyishimo n'umunezero ku mugore we. None se wowe uratashye, mwiriwe, karibu, umugore arimo arakwakira, wajya kumva ariko muba muhaze iki? Urashaka kunyenza? Ugasanga nyine ese uyu muntu wabaye iki ko atashye, kumbe bya bintu wavanye hanze ubizanye mu rugo. Oya pe, oya, dukeneye kuvugishwa neza no kubahwa. Ugasanga umugabo aturutse iriya ari kuri telefone, ntazi no gusuhuza abo asanze, ntazi no kubabaza uko biriwe, ari kuri telefone kuva iyo yavuye ari kuri telefone, akajya mu cyumba ari kuri telefone, ibi ntabwo abagore babikunda, babifata nk'agasuzuguro. Kandi buriya abagore bakunda kubahwa. Niba utashye suhuza abo usanze nabo bakwakire neza, ubaha agaciro. Niba ufite n'ibintu uri gukora ubanza uhereze agaciro quelque minute abantu usanze, then umubwire uti mfite gahunda iyi n'iyi ndimo, baguhe umutuzo witurize ukomeze gahunda zawe, ariko nibura nabo wabahaye agaciro, babone ko umugore buriya akunda gufashwa no kutumva ari wenyine mu nshingano. Ubwo buriya abagore benshi iyo umugabo abafasha rimwe na rimwe, uri muri cuisine umugabo araje aragufashije gukata inyanya se, uri mu cyumba uri kuzinga imyenda urayishyira muri garderobe, araje aragufasha. Wenda se uri mu murima umugabo araje aragufashije, urimo urategura abana nawe araje yita kuri uyu nawe wita kuri uriya,
cyangwa se arakubwira ati reka nanjye mbikore tube tuganira, akita ku mwana amuganira, bituma umugore yumva ko urugo ari urwa mwembi, akumva ko utamufata nk'umugaragu. Ntabwo ari intege nke ku mugabo gufasha umugore we, oya, ahubwo byerekana urukundo n'ubufatanye. Ibyo bintu rero buriya abagore babikunda cyane, 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 barabikunda. Iyo umugabo amufasha, nta mukozi ufite se, wenda abana bari hariya, umugore ari mu gikoni, akabona ko hari ikintu umufashije, ntugende ngo uryame, ujye kuri telefone, ujye kuri YouTube, undi yarushye, yatakangaye, yewe ntiyabonye n'umwanya wo koga, ntushobora no kumubwira uti wenda reka ngufashe umwana ujye koga, uri aho uri ku ma YouTube. Ibyo bintu ntago abagore babikunda, abagore bakunda kubona bari gufashwa mu nshingano, utwo tuntu rwose turaryoha, ako kantu ko kararyoha cyane, nanjye ndi umuhamya, rwose umugabo ugashobora aba yabikoze neza. Aba yabikoze, mugiye gusenga, ntugende ngo wigaramire hariya, wigumire hariya, ukomeze uvuga muranyerereje, sinzi ibiki, njyewe ndabasiga. Niba ari abantu mugenda mu modoka agahora bumvisha ko ari bubasige, kandi abana ni batanu, urimo urabategura wenyine, ni wowe uri gutera imyenda, ni wowe uri kuboza, ni wowe uri kubasiga, aricaye aho ngaho, ari shefu, ari kuvuga ndabasiga, ndabasiga. Niba ari fete mugiyemo, ubwo mukavaho mwarakaranyijwe, mwagize kandi nyamara iyo mufatanya ibintu byari kugenda neza, mukagenda mwishimiye, kapo yanyu mwishimiye, abana banyu mwishimiye ko mugiye muri fete. Ariko umugore yarushye, abonye n'umwanya wo kwisiga, ntabonye n'umwanya wo kwiyitaho, aragenda yababaye, nyine ntago muryohewe, ntago muryohewe. Wamufashije ko akunda gufashwa, kandi ukaba ubizi ko akunda gufashwa, wabikoze. Ntabwo ari intege nke rwose, bigaragaje urukundo n'ubufatanye. Ikindi kintu umugore akunda ni ugutega amatwi, kumutega amatwi. Akenshi abagore ntabwo baba bakeneye amafaranga, aba ashaka kumwumva. Mutega amatwi, muhe umwanya, ita ku byo avuga, wenda niba hari n'ibyo uza kumufasha gukosora, ubikosore, ariko wabanje kugira ute, kumutega amatwi. Buriya gutega umuntu amatwi, noneho abagore n'abagabo barabikunda, ariko n'abagore barabikunda cyane. Abagore bakunda kwerekwa affection buri munsi, affection n'urukundo buri munsi, kumusuza neza, kumwenyura, kumukoraho, kumukora ku rutugu, kumuganiriza, niba ari mu gikoni ukamusanga ukamuganiriza, ukamuha inkuru, kumuhobera, kumubwira ko asa neza. Nyine byumvikane ko abagore nabo baba bagomba kuba basa neza, batajabiriye, batajabiriye ngo niba uri mu rugo uba usa n'umusazi, oya, nawe ugomba gusa neza ku buryo n'umugabo niyo yataha aza kukubwira urasa neza, cyangwa niba mugiye ahantu, abagore bakunda kumubwira urasa neza, wambaye neza. Utwo tuntu baradukunda cyane, mbese kubona umugabo amwisanzuyeho atamwigizeho umuntu uririye cyane, abagore barabikunda cyane. Abagore nanone bakunda ko abagabo babashyigikira mu bihe bikomeye, mu bihe bikomeye, wenda umugore areba uburyo wamubaye hafi, igihe arwaye, igihe afite stress, igihe afite ibibazo, yapfushije umuntu mu muryango, yapfushije umubyeyi se, yahombye se muri bwa bucuruzi wari wamwoherejemo, yatsinzwe mu ishuri se niba yiga, ukuntu umuba hafi, ukuntu umumara stress, ukuntu umwegera. Buriya abagore iyo support yo mu marangamutima ifite agaciro gakomeye, gakomeye, gakomeye cyane. Ararwaye se, uburyo umuba hafi, uburyo umubwira pole, uburyo umwihanganisha, uburyo wita ku miti agomba kubona, niba ari iyo ugomba kumugurira, kuyimuzanira, niba ari ukujya kwa muganga kumujyana cyangwa kumuherekeza, ibyo bintu abagore barabikunda cyane. Abagore nanone buriya bakunda kubahwa imbere y'abandi bantu, akantu ko mana yanjye, kubahwa imbere y'abandi bantu. Hari abagabo mana yanjye batubaha abagore babo kugera ku rwego rw'uko atamwubaha imbere y'abandi bantu, ahubwo agashaka kwereka abandi bantu ko umugore we nta kintu amaze, nta gaciro afite, ntabirenze. Umugabo akakwereka ko nta gaciro ufite, we akabikwereka imbere y'abandi, akagusebya, akaguteza ipfunwe, akakuvuga nabi imbere y'abandi. Ibyo bintu nta mugore ubikunda, nta n'umwe, nta n'umwe. Kandi uko ugenda ubikora niko n'urukundo rw'umugore rugenda rurangira, nibwo uzajya kubona ukabona umugore ntakigira, urukundo rwarashize, rwarashize, rwarashize. Kubera iki? Umuhesha agaciro, ntabwo umwubaha imbere y'abandi. Buriya iyo umugore umuha agaciro imbere y'abantu, yumva afite umutekano n'icyubahiro, yumva akunzwe, yumva yitaweho, icyubahiro cye aba yumva kizamuka cyane. Hari ibintu buriya abagore benshi badakunda, ntabwo bakunda kwirengagizwa, ukabona n'umuntu ari kubona atakwitayeho, ibyo bintu birababaza cyane. Abagore ntabwo bakunda kuvugwa nabi cyangwa gutukwa,
uhora umuvugaho nabi, wowe wica amafaranga nabi, wowe nta kintu witaho, wowe uri umunebwe, wowe umugabo agahora avuga umugore we nabi gusa nta kintu cyiza na kimwe amuvugaho. Ibyo bintu rwose byangiza umutima w'umugore buhoro, 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 ukabona ko umugore wawe yangiritse. Umugore buriya yanga kubura ku bintu iyo umugabo ahora acecetse adasangiza ibitekerezo, atavuga uko yiyumva, bituma umugore yiyumva ari wenyine nyine akumva ubwo nyine ni uko bimeze, akumva ari wenyine, akumva nta zindi nshingano afite ku by'urugo, aroza amasahani agira ate ariko arabizi ko nta kominikasiyo nyine ihari. Ntabwo abagore rero bakunda ko abagabo bahora bacecetse badasangiza ibitekerezo, bigize siriyasi, nta kintu nyine atangaza mu rugo, ari ukuza nk'intare batinya. Ibyo bintu ni bibi cyane rwose, ntabwo abagore babitinya, babikunda. Abagore bahora barabitinya nyine, bahora bishakira ko kominikasiyo iba iri openi, ifunguye, nta kibazo nyine, biyumvanamo n'umugabo. Ikindi kintu abagore buriya badakunda, ntibakunda kudahabwa umwanya. Hari abagabo baha buri kintu cyose umwanya, telefone, inshuti ze, akazi ke, imipira ye, ibyo akunda byose akabihereza umwanya, ariko n'igihe gito umugore. Umugore igihe gito, ubundi uba wumva ari iki cyiza kuguhuza n'umugore wawe, niba uzi ngo wahaye akazi telefone yawe rwose umva no ku meza no muri tuwarete urayijyana, ibyo nta kibazo. Inshuti zawe mwajirinze nta kibazo, mumeze neza. Akazi kawe wakagiyeho ugakora neza nta kibazo, uragakunze ukizi. Niba ari siporo yawe uyitayeho, ubundi ubwo muri ibyo bintu ni iki kiba kiguhuza n'umugore wawe kiza kongera kubahuza nyuma yaho? Nta na kimwe. Abagore rero bakunda guhabwa umwanya, ntabwo bakunda rwose ibintu byo kudahabwa umwanya, kandi abagabo benshi ntabwo baha abagore umwanya rwose. Ibyo bintu rero ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa. Abantu bagende babikosora, babikosora buhoro buhoro bizakunda. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ku mibanire abagore benshi bishimira emotion support. Emotion support, umeze ute, ihangane, humura, nkuri inyuma, ndagushyigikiye. Emotion support barayikunda cyane. Abagore bakunda kuba, bakunda kwitabwaho, donc bakunda umugabo uhora ubereka ko ari ingenzi. Donc mu buzima umugabo agahora akwereka ko uri ingenzi mu buzima bwe. Buriya ntabwo abagore benshi bakeneye perfection, bakeneye umugabo ubatekerezaho kandi ubaha agaciro buri munsi, buri munsi, buri munsi, buri munsi. Utwo tuntu abagore bikundira, utuntu nyine turi aho ngaho turi tudakomeye, ariko nyine dutuma umutima wiwe unezerwa. Dutuma umutima we unezerwa, underera abana neza rwose, uzi kubana n'abandi bantu, unyubahira umuryango. Donc utwo tuntu twereka umugore ko afite agaciro, ko hari ibyo witaho akora, kubona agaciro kabyo ukanabimubwira. Ibyo bintu abagore barabikunda cyane. Buriya hari abagore bashobora kwihanganira ubuzima bugoye, ariko adashobora kwihanganira kumva ati ubuzima bugoye, kuba adafite ibiryo, kuba wenda abona amafaranga yo kwishyura inzu agowe, ariko ubuzima bwo kumva atitaweho bikamunanira kubwihanganira. Buriya abagore benshi bishimira ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bikomeye. Ijambo ryiza, kubahwa, gutegwa amatwi, kumva akunzwe buri munsi, utuntu duto rwose, ariko akadukorerwa buri munsi. Nitwo tuntu abagore buriya bikundira, nitwo tuntu tubashimisha, nitwo tuntu rwose tubashimisha. Ntabwo abagore bashimishwa n'ibintu birenze cyane. Rero se mwa bagabo bacu mwe, ko ibintu twebwe tuba twishakira wumva bitanagoye, mwabiduhaye natwe ibyo mwishimira ko twamaze kubyumva tuzajya tubibaha, tuzajya tugerageza, namwe rero muduhereze ibyo dukeneye. Nuko rero kubera ko Imana ariyo yaremye umuntu kandi ikamurema imutegurira iby'imibereho ye, nuko biza nyine uko umuntu ateye, uko umugore ateye, uko umugabo ateye, niba tubimenye mureke tubyige, tubyubahe, tubyubahirize. Ntacyo bitwaye rega kuba mu rugo rutarimo amakimbirane, kuba mu rugo rurimo amagambo meza, kuba mu rugo rurimo gukundwa, kuba mu rugo rurimo kubahwa, kuba mu rugo rurimo kubwirwa ibintu biryoheye amatwi, ntacyo bitwaye. Imana izabidufasha nitubishyiramo umwete, tukaba tubishaka, tubikunze, tubyitayeho. Ni ukuri ndahamanya n'umwuka w'Imana ko Imana izadufasha, kuko urugo ni umushinga w'Imana nk'uko duhora tubivuga. Twebwe rero tugomba
gusaba Nyagasani ko adufasha tukagira urugo rwiza, natwe tukubahiriza ibyo ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko byadufasha kuba muri rwa rugo rwiza, ubundi hamwe no gusenga no kwizera Imana bizakunda. Mwakoze cyane rero kudushyigikira, murabizi ko tutajya dutsinda, mwakoze cyane gutega amatwi ikiganiro cyacu. Ikiganiro nakagaruka, musheyaringe, muhereze bagenzi banyu ibiganiro, mubahugurire kujya babyumva, kandi mujye mwibuka kumva ikiganiro kirangire, ntukacyumve igice ngo ugicemo, jya ugifungura ucyumve neza, nibyo byiza, ucyumve ukirangize, biba ari byiza cyane. Imana ikomeze ibandindire, ndabakunda cyane.